uriyumva ute myiteguro iteye ndashima Imana imyiteguro imeze neza and I can't wait. umunyarwanda utwumva aka kanya wakunze mbonyi kuva muri 2015 kugeza aka kanya afite amatsiko no kumva uburyohe bw'igitaramo wamubwira ko ari kigihari atigeze abona bugize uvuga byinshi ariko nanone hari ubwo kumena ibanga cyane ari byo hari kubyumva ikintu cyatuma ava aharakaza. Iki gitaramo ni ikintu ntarabonaho nanjye uburyo twateguyemo twashyize imbaraga zishoboka kandi twagereje gushira ibintu bishyashya abantu badasanzwe bamenyereye abantu bamenyereye ko abantu baza gusaba igitaramo bakaririmba ariko it will be something else bizaba ari ibindi kabisa. Icyambo rero ni ubuhamya bw'ipasona mu buryo Imana yampamagaye mu buryo Imana yanganije mpamagarira kubikorera niyo mpamvu muraho neza niwe ndabashimye cyane ko nabashe kuboneka uyu munsi kandi tunabiseguraho ko twatinzeho gatoya kubera impamvu n'ubundi zijyanye n'imyiteguro twari mu yindi nama itegura uburyo gahunda yacu yo ku cyumweru izagenda mutubabarire tubaha ikaze reka nshime Imana turagushimiye ko tugiriye neza ukaduha umwanya mwiza wo kuba hano uyu munsi kugira ngo tuganire ibyubaka kandi birushaho guteza ubwami bwawe imbere. Urakoze ugiye kubana natwe muri gahunda dusigaye gukurikira. Amen. Urakoze. Ndaha ikaze abafatanyabikorwa turi kumwe hano baje bafite ibyo bahagarariye ariko mu kinyarwanda ntawe uvuga umuntu mukuru ngira ngo ndaza kubaha umwanya kugira ngo bivuge ntaza ku ndibaza ari mutoya cyane uri hano kugira ngo mbahe icyubahiro cyawe. Urakoze cyane Israel. Njye mpagarariye BK Arena abandi yitwa Gaga Aaron. Nk'uko mubizi BK Arena ni inyubako y'abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abanyamahanga bakaboneraho no gukunda kubivuga ariko cyane cyane mu mpera z'umwaka dufite gahunda nyinshi nziza ariko ni byiza cyane ko noneho twakiriye Israel Mbonyi muri BK Arena n'ubundi asanzwe ari iwabo mukongera kuza akisanga turifuza gutarama nawe tugashima Imana tukareba indirimbo zisingiza Imana bibwira ko biza kuba ari byiza cyane hanyuma tubaza kumenya tunaganira n'ibyo tubahishiye bitandukanye. Nakoze natwe turi muri bagakora production ya Israel Mbonyi kuri uwo munsi. Nakoze. My name is Vanessa, and I study for the Coca-Cola brand, which is one of the brands of the soft drink portfolio that Abadukurikira produced. We are very honored to be able to partner with the EAP under Israel, as well as BK, because I think throughout the year we just want to celebrate the year, and I think this is the best way to celebrate with all our consumers as well as the lovers of the gospel, and to thank God for a beautiful year that we've had. Thank you. And we apologize again that we were late. Thanks. Murakoze rero abo ni abafatanyabikorwa ba Israel mu gitaramo gitegura gukora kuri uyu wa 2025 n'ubundi muri BK Arena igitaramo yise cyangwa concert. Hanyuma turaza no guhindukira ku ruhande rw'itangazamakuru turaza kugerageza no gukoresha igihe cyacu neza ariko by'umwihariko tuze kuganira kuri iki gitaramo niyo mpamvu bari hano niyo mpamvu ari kumwe n'abafatanyabikorwa be kugira ngo byinshi turi kwibaza cyangwa se twifuza gusobanukirwa ndetse no gusobanurira abakunzi b'iyi gahunda iteganyijwe cyangwa se abakunzi b'ibyo dukora bize gusobanuka. Itangazamakuru mugenzi wanjye baraza kumufasha kugira ngo tuze gusangira ijambo ari nako tugenda twihutisha kugira ngo
tutaza gutinda muri iki kiganiro. Murakoze nanone. Uraza kudufasha urahaguruka amazina yanyu ndetse n'itangazamakuru mukorera kugira ngo bize kubona. Murakoze cyane, nitwa Johnson tukaba muri Umuseke. Nifuza kubaza Bwana Mbonyi, kino gitaramo mwateguye hari ibindi bitaramo byinshi bihari by'umwihariko birimo byo kuramya no guhimbaza Imana. Nta mpungenge mufite yuko abantu bashobora kuzaba bake? Ndagira ngo nanakubaze ikindi kibazo. Hari ibitaramo byawe byagiye bisubikwa mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka ushize. Mumbabarire ntabwo nabikiriye, araza kubisubiza rimwe yenda. Mu mpera z'uyu mwaka twabonye hari uzajya gutaramira i Burundi. Za Kigobya zari zirimo Mbere ubu zavuyeho. Ese tumaze iminsi tubona hakurya hariya hari kampeni yo kuboyikota ibitaramo by'umwihariko by'Abanyarwanda. Wowe nta mpungenge waba ufiteyo? Murakoze. Fate n'abandi. Murakoze, nitwa Mbere, umunyamakuru wa Rwanda. Nashakaga kubaza ngo igitaramo ugiye gukora ihuje no kumurika album zawe igihe cyari gishize, harashize imyaka 5 udataramira Abanyarwanda, ariko ni album wise cyangwa ndetse na album wise dusobanura impamvu wahisemo ko album ya gatatu uyitangira nayo ukayita cyangwa byari bisa impamvu. Nawe nsoma kuri YouTube uvuga ko kundirimba cyangwa uvuga ko ari divine muri wowe uzimuka ko Imana yaraguhagurukije, ariyo mpamvu akoze yanyumve neza impamvu yo kugira izo album. Hanyuma muri Coca-Cola we na Vanessa baza kumfasha muri translate mu buryo bw'ikinyarwanda bafasha kumva neza n'ibyo twumvise. Coca-Cola muri uwo mwaka mwagize uruhare mu gutera inkunga ibitaramo bitandukanye, ariko cyane cyane mwagiye munyuza muri itsinda izindi nandi zagaragara, ariko no munsi nateguza muri Coca-Cola maybe nuko ko ari umurokore. Iyo musubije inyuma mukareba perspective cyangwa se icyifuzo by'abantu aho mwagiye gukorera feedback ziravuga iki. Hanyuma ngarutse gato kuri Mbonyi, mu gihe cy'imyaka irenga 8 y'umuziki ntabwo twize tubona management. Abantu benshi bagiye babona impamvu twariga uvuga ushobora kuba ari gufasha yewe umunsi bari kumwe. Hari abavuga ko management ari ariko utabishaka kugira kuyivuga igishoro. Hari abagushyigikira cyo tutazi n'itangazamakuru, ashobora kuba wenda ariyo gahunda wahisemo kutabivuga cyane ariko yose ari management imeze. Hanyuma muri BKR uyu mwaka mwagize ibitaramo byinshi, iyo murebye ibibaho na target mwari mufitemo no mwaka mubona mwarazigezeho? Dusubize ko byabaye byinshi, ntabwo turakufata ibindi nyuma. Murakoze. Ikibazo cya mbere mubajije niba ko hari ibindi bitaramo, ese ntabwo dufite ko abantu bazaza. Ntabwo dufite ko abantu bazaba bake kubera ko ibitaramo biri minsi itandukanye, kandi buri muntu wese agira abantu bamukunda bamushyigikira ibintu byo babikurikirana. Abo Imana izaba yatugiriye ni abo ngabo, tubizi ko abantu bazaza kandi nta gushidikanya. Icyo wabajije ni Burundi. Njyewe ndi umuhanzi, ndaririmba ariko sinoganiza, ntabwo ari njyewe utegura isiriti mu Burundi. Ubwo rero ntegereje ko bo kitongera, nzi ko nta kibazo mbafiteho, nzi ko nta kibazo kijyana na kimwe. Niba bakunda ko ngenda ndagenda kuririmba, niba utakunda nta kibazo bizakwinjira, ariko nibaza ko bizakunda abantu b'ibyo data kandi abo dusabye gutanga ni amahoro. Ikindi bambajije mbere yuko wenda bambajije impamvu nise concert cyangwa impamvu nakoze album ya Mbwira ndetse n'Icyangwa. Niko gutarama muri 2017 hashize imyaka 5. Twataranye muri Kankigali icyo gihe, narimo muri album yitwa Intashyo. Nateganya kongera kuri album muri 2020
2020 hanyuma haza kuba icyorezo kiratubuza gukora iyi konseri tuza kubyimura 2021 nabwo biranga tujyana gukora 2022 rero nibwira ko indirimbo ntabwo zahagaze gusohoka nako bigiye zisohora nubwo kandi covid ngera no mugisha muri ko zikora zirasohoka rero iki gitaramo cyo kumurika album y'icyarimwe yitwa Mbere icyangwa rero ni indirimbo ubuhamya bw'ipasona Imana yampamagaye n'uburyo Imana yanganije mpamagarira kuyikorera impamvu bagumese cyangwa kwemeza kuri mu story yose y'urugendo rwanjye no gukora murakoze cyangwa management ya management mfite abajyanama mfite abantu dukorana ariko ku mpamvu zabo bahitamo kuba low-key gukora imirimo yabo ariko bari batari kuri redaki batari kuri kamera niyo mpamvu akenshi bataboneka ubwo nibifuza kumenyekana ubwo bizaba murakoze twaza kwakira ibindi bibazo ikibazo cya Vanessa muri Coca-Cola mpamvu bahisemo gutera inkunga ibitaramo bitandukanye feedback zabaye izihe The feedback has been really positive because obviously we were able to cater for different consumers and different people. I mean, if you start the year with Tour du Rwanda, and then you have UCL Champions League for Heineken. The recent one is the Beat that we just have. We had Cheetah with basketball. We had Coca-Cola with the World Cup. We had Primus with the national football. So I think we've been able to cater for all kind of consumers rather than consumers, because we can only say that we are really back on the market after 2 years being away. I think this is fully back on the market. And like you say, I think you say it beautifully, Coca-Cola is also, bring the magic. And I think the magic through the music and also through MBONYI now that we were supporting. So we thought that this is a very good synergy and a good partnership. Thank you. I don't know if it answered your question. Urakoze cyane ikibazo cyiza kivuga ngo ese uyu mwaka yari yagenze se waratumize ibyacu ibitaramo cyangwa se imikino cyangwa amanama twakiriye mu by'ukuri wabaye umwaka mwiza aho tubona ingorane za covid zigenda zigabanuka cyane hanyuma twakiriye imikino yaba yo mu gihugu ndetse mpuzamahanga twakiriye ibitaramo byinshi bitandukanye ariko icyo ntabwo twishimira cyane nka BK Arena ni uko twashoboye kugera ku ntego y'uko twegera abanyarwanda muri make dushyiraho ibiciro binogeye isoko ry'u kandi ibyo ngibyo murabizi ubufatanye bwacu na banki ya Kigali twashoboye kugera ku bufatanye bwiza bushobora kumanura ibiciro ku buryo umunyarwanda wese utugannye yashobora kugera kubona uburyo yashobora gukorera umuhango we cyangwa se igikorwa cye muri BK Arena. Ibyo rero bigaragara yuko twashyize ku ntego zacu. twaza kwakira ibindi bibazo kuri uru ruhande batuzana abakozi twakayezu kandi tumarira igihe ikibazo kuri Israel Mbonyi twavuga nagira mbwire album icyangwa ihuriyeho n'izina ryawe uko wabivuze uzi ko cyangwa se niko biri hashize imyaka myinshi wagiye utegura ibitaramo covid ikaza 2021 umuntu ugiye kubona konseri yawe ejo uzaza mu gitaramo ni iki yakwitega cyane ko urumva harashize igihe kirekire udakora konseri? Murakoze. Twakira ibindi. Murakoze. Yitwa Ivan nkora BTN TV na B+. Ushaka kubaza Israel Mbonyi igiye kumurikira icyarimwe album ebyiri, ariko
ese indirimbo hari amasede mwateguye ku buryo abantu bashobora kuzigura cyangwa ni kuri online YouTube gusa, kuko hari nk'abantu wenda bakunda indirimbo zawe bifuza kuba batunga amasidi zumva nta mwana bitekerejeho? Murakoze, nitwa Mbavu, nkorera Isibo TV ariko by'umwihariko na Choice Live. Ikibazo nshaka kubaza ndakibaza mu Rwanda. Ubundi nta nkuru irimo kuba igitaramo cya gospel cyagenze nabi hano mu Rwanda cyangwa se bacwaniyemo, ahubwo inkuru ntibyagenze neza birangira amahoro. So wowe wenda ugiye kwifatanya na EAP ni organizer bizaza dusanzwe tubona ko bategura neza, ariko icyizere aho abanyarwanda ni ikihe ko bizagenda neza? Abantu bari biteze ko kizaba ari one man concert, ko mbonye atazakorana na Israel, noneho ngima abandi bantu batifuza gutengushye bikaba nk'ibindi. Patrick de Entertainer ni Victor TV mutarakora subscribe barikora kibaza Israel Mbonyi ukorana gute n'itangazamakuru, wenda kuba EAP turabizi ko ikora neza n'itangazamakuru dutumira press conference tukaza, ariko nibaza ngo Israel Mbonyi ni gake bazakubona mu biganiro, ese itangazamakuru aho uri mu mwanya cyangwa ntabwo ubikeneye cyane? Nyuma umuyobozi ndamubaza ikintu kijyanye n'amasaha, twabwiye ko press conference ari saa 10 ikarangira bigeze saa 11 hafi n'ebyiri, nibaza ese ni uko wenda nta kazi kenshi tuba dufite ikibazo. Hanyuma umuyobozi wa BK Arena atubwire ibintu bya BK Arena Secretary. Reka tuba dusubije ibyo ngibyo tutaza kujurira. Ikibazo cya mbere yambaje ngo saa bumuriye mu izina ryawe, ni ubuhamya ku bibera ko Imana ivuga. Imana imuhamagara yarambwiye ngo si witwa ngo ni cyangwa, Imana yarambwira ngo nzakugira icyambu cy'abantu benshi cyane kuri iyi si. Sinzi icyo byari bivuze muri icyo gihe, ariko naje kumenya ko ari through ibyo izamurisha cyangwa through ibyo Imana izanyuzamo hari benshi bazabigiramo umumaro runaka. Rero nagiye mu buhamya butandukanye, akumva indirimbo twaririmbye, yaragiye kwiyahura akabireka, yararwaye arakira, ubuhamya burebure cyane. Iyo story ntawayivuga hano, ariko naho ngaho bizingiye nibyo usanga dufitanye, tukaba dufite na ministry yemewe n'amategeko yitwa icyangwa ministry, naho ngaho bihuriye. Ikindi cya kabiri mbaje sinacyumvise neza, ariko kamumeze nk'ibyo numvishije. Yes. Okay. Ndakisubizanya rimwe n'icyo yabajije. Ndasubiza rimwe. Bambajije niba ese hari amasede nateguye. Yego, ubu ngubu murabona ko isi tugezemo ubu ngubu music yose ni digital, ntabwo giseringa na CD cyangwa amakasete, ariko tuba dufite amasede makeya y'abantu bashobora kurekenera. Ariko ubu ngubu music zose ziba ziri kuri Spotify, kuri ni digital platforms zindi za YouTube, niho abantu babasha kuzibona. Ariko tuba dufite nkeya ku buryo abantu bazishaka bashobora kuzibura. Mwakoze. Yarambajije ngo ese ngo bari bazi ko ari one man show. Yes, it is. Biracyari gutyo, ariko umuntu wese yakora igitaramo agira abashyitsi, agira abanatumira. Nk'uko nakunze kubivuga, iki gitaramo kizaba ari nanjye n'ubwambere ngiye kubikora, ariko kizaba ari new experience. Turamenyereye ko abantu batumira abaririmbyi basanga ubushobozi bunini cyane kuruta na nyiri igitaramo. Iki gitaramo igihe uzagitangira, igihe uzagifungura, utangira ndi kuririmba kuri stage nanayisoza. So mfitemo abatumirwa banjye natumiye, hagati nzagenda nakira tugafatanya guhimbaza Imana, ariko n'ubundi ni concert y'umuntu umwe nk'uko bitezwe. Nta kintu cyahindutse,
ariko turimo turabisipayisingaho gakeya gusa kugira ngo n'abashyitsi bacu bazajyemo bashyikira icyo bakora mu gitoya, ariko n'ubundi iyo concept ni yayindi. Ikindi bambaje ese ukorana gute n'itangazamakuru? Dukorana neza, simfite structure yubakitse y'uburyo nkorana n'itangazamakuru, kubera ko umuntu agenda akura, uko umuntu agenda azamuka cyangwa Imana imuteza imbere, agenda agira ubwenge, yiga gukorana n'abantu. Hari ibyo ntaramenya, simfite umurongo uhamye gukorana n'itangazamakuru, niyo mpamvu twisunga nyine abantu batandukanye, harimo EIP n'abandi bakadufasha nyine gukorana bene ibintu, kubera ko hari ibyo tuba tutaramenya tutarasobanukirwa, ariko abunzi turi in touch, ntabwo dukorana nabi. Kandi nkomeza no kubashimira kuri support, ndumva ari ibyo bambajije. Imana ahumurisha ubanza bagusaba kongera kwezi abahanzi. Kuki nahisemo abahanzi? nta kintu nagendeyeho kidasanzwe, nagendeye kuba ari abanyempano bafite umuhamagaro w'Imana, kandi numvishe ubwo n'ibyo tuzakorana nanjye ari ibintu nzaba niyumvamo nisangamo ibyo tuzakorana kuri stage. Ntabwo rero narebye ngo umuntu uzwi cyane, umuntu utazwi, ntabwo ari nagendeyeho, ahubwo nagendeye kuri feva ngewe mbabonaho, ku buryo numva ibyo nifuza ko bakora bihuye n'igitaramo ndi gutegura. Nta kriteriya mfite nagendeyeho. Murakoze. ubu banza bigusaba kongera kwiyexcuse. Icyo bavuze cy'uko mwamurira mudafite akandi kazi, twongeye kubisabira imbabazi kuba twatinze. Twari turi mu yindi nama nayo y'imitegurire ya production, tureba ukuntu biri kugenda, bidufata amasaha gatoya, twongeye kwisegura. Murakoze. Biki Arena prepared card. Murakoze cyane. Biki Arena prepared card ni ikarita yashyiriweho abatugana, abagana Biki Arena mu gahunda zitandukanye, harimo kuba yakoreshwa gukora amatike, ndetse bikaba yakoreshwa unagura n'ibyo usanga muri Biki Arena, harimo ibyo kunywa, ibyo kurya, ndetse n'andi mashopu yose agaragara muri Biki Arena. Uretse ko atari ibyo gusa, bishobora no gukoreshwa no hanze mu maguriro atandukanye, ndetse ushaka no kugura ibintu online, ushaka guhahira kuri ikoranabuhanga nabwo bashobora kubikoresha. Rero nko muri igitaramo cya Israel, umuntu uzagura itike azajya akoresha ikarita ya Biki Arena prepaid card, azajya agabanyirizwa 20%, ndetse n'umuntu uyishaka kuyikoresha bwa mbere azajya abona ikarita, azajya abona itike y'ibihumbi 100 ku gitaramo. So irakora kandi abayikoresha nuko yishimira cyane. Murakoze. Barakoze cyane, ko turaza guhita tugerageza dufate ibibazo 5 bya nyuma, tugerageze buri wese abaza kimwe kugira ngo dushoboze ikindi gihe. Okay, tugiye gufata abantu 3 muri kiriya gice, 2 hano nababonye. Ubwo bonus ni yanjye, reka Mariyo mperaho ko ningewe n'ubundi biriha ntawe yiyima afite. Reka nabaze muri Coca-Cola, ndetse gifite brand ambassador nabonye Primus mufite Bruce Melody. Coca-Cola banza yo mu Rwanda itamufite, kandi ntabwo ari ikibazo, ni igitekerezo n'abantu bigize bonus. Banza Israel y'amubere nk'ubu bukore utabaga sendeye. Nigeze gutekereza ko umuntu kuba brand ambassador wa Coca-Cola, ubwo baraza kudusubirizamo, wasanga biri mu nzira ntabamenye. So reka n'abantu. Murakoze. Nitwa Jean Paul Sazabera. Ikibazo cyajya kuri Biki Arena. Amaze iminsi mu bitaramo ugasanga abantu benshi bagumye hanze, ugiye kugaruka ku biciro by'ibiribwa n'ibinyobwa muri Biki Arena. Abantu ugasanga bivuye hanze, show yatangira, abagezemo mbere bagafotora ngo show ya failings, kandi abantu bose bibereye hanze barimo kunywa za Coca, za Mitsingi n'ibiki, ariko show yatangira banageramo ugasanga baratangira cya kibazo. Icyo kintu hari cyo mu gitekerezo kugira ngo abantu bagume hanze, bajye banze binjire muri arena hakiri kare, babone ibyo bashaka ku giciro gitoya, ku giciro kiri hasi nk'uko babishaka. Nta mu bitekerezo cyo kugira ngo abantu bavuga ngo ibitaramo byapfuye kandi
abantu bari hanze bakinjira nuko igitaramo gitangiye ko bafataga ibyo bashaka hanze ku giciro gitoya. Murakoze. Natekereje ndabizi ko ziraba bifite abakunzi benshi bagiye batandukanye harimo n'abakiri bato barimo ndavuga abanyeshuri. Ese mwatekereje ko nabo babasha kwitabira icyo gitaramo kuko bitanu akeka ku munyeshuri uvuye ku ishuri ni menshi cyane? Murakoze. Urakoze. Nitwa Joshua muri radiyo Uramutse. Mfite ibibazo bikeya bitari byinshi. Kuri izi mbonyi ufite indirimbo nyinshi nko mu myaka nk'itatu ishize zisa n'izatangiye kuza mu zimeze nka episode iminota myinshi n'abatamenya. Do you really think of radio stations ziba zikina hari ama radio versions utekereza kuzajya uduha? Niba adahari ni igitekerezo cyanjye ushobora kugitekerezaho kubera ko ni kimwe mu bigoranye gukina indirimbo y'iminota 15 kuri radiyo y'ubwo ari ikiganiro. Aruna mfite ikibazo cyihuta kuri mwebwe cyane kuri gospel. Hari ibitaramo bimwe mutigeze musapotinga cyane, ndavuga ku gitaramo cya Hillsong giheruka kuba, bisa naho mutigeze mukimenya kuko platform zanyu zigeze kigeraho mbere gisa kitarigeze kiba. Ariko sinzi muraza kutubwira niba hari bimwe muhitamo guha imbaraga ibindi mukabireka. EP byarantunguye cyane kubona iyo EP na Israel ngo ko wenda bashobora kuba ari nk'umukristo bwaraza kutubwira n'ahantu asengera. Murakoze. Cyangwa kubwira niba icyo ari cyo cya nyuma cya gospel agiye gukora. Murakoze cyane. Amazina ni Mbere. Njyewe mfite ikibazo kimwe, ndi kwibaza kuri itariki 25 kugira ngo ni ku munsi wa Noheli. Ndi kwibaza ukuntu igitaramo kizaba giteguye, abantu bagiye gusenga, kwerekeza kuri buri cyane. Atubwire production iki gitaramo gifashe gute, giteguwe gute, abantu bazaba gusenga ndetse baza mu gitaramo, ese abana bazabashyira hehe kugira ngo byibuze n'umuntu gukurikirana amakuru amenye ngo nimba gusenga nzabigenza gutya na gutya. Ndumva ari ibyo ngibyo. Hanyuma kuri Mbonyi ni akantu gatoya ndibaza nta mpungenge kuba yakora igitaramo ari umuntu umwe as worship leader ashobora gukora amasaha 3, so ahubwo kuhari ndumva ngiye mfite impungenge kuri uyu munsi gusa. Murakoze. Murakoze. Nitwa Clement. Mfite utubazo tubiri ndabaza muri Beka Arena ndetse na Mbonyi. Kamere kuri Mbonyi, ku makuru mfite nuko amatike ari kugurwa cyane ndetse abarenga 4,800 bityo bamaze kugura amatike yizewe. Byumvikane kuko bigenda rwose aracyari mu minsi 5 abantu bakigura amatike. Nta mpungenge ko amatike azaba make cyangwa se abantu bakaba benshi birengeje ubushobozi bw'iriya nyubako. Ikindi kibazo kuri Beka Arena, hajya habaho ikibazo nubwo ari amakuru akenshi atajya hanze, mutinda kwishyura. Abateguye iriya website kontra yishyurirwaho amatike n'iki n'ingero zirahari, mutinda kwishyura ababa bateguye igitaramo. Ese iyo mwatinze kwishyura biba byatewe n'iki? Iyo izo mpungenge izo ngaruka zigera ku bahanzi baperforminze mu bitaramo bikunda kubera muri iyo nyubako mu bihenduringa gute? Murakoze. Ikintu cyo cya nyuma agiye kubuza kugira ngo tugendere rimwe. Murakoze. Nitwaye ndi umunyamakuru kuri 3D. Ngenda banza gushima ENP kuba binjiye muri gospel. Ni inshuro nyinshi twajyaga tubona bibanda ku bahanzi bakora indirimbo zisanzwe, ndizera ko n'abahanzi bakora gospel nabo bagiye kujya babagana ngo babashe gukorana ibitaramo. Ni intambwe ikomeye kandi buri munyarwanda wese muri rusange muri showbiz yanakwishimira ndetse n'abakristo muri rusange. Ariko se ku gitaramo kigiye kubera muri Beka Arena harimo n'abarokore banywa agasembuye,
ese nabo zizaba zirimo kubera ko hari umurokore uzaba yakaba yakumva ati ngize akanyota kandi barahari siba leta muri sinahakanye ikindi kibazo ndakibaza Big Arena. Hari abanyeshuri bagiye basoje amashuri cyangwa se benshi badafite amakarita cyangwa se badafite konti muri beka, mubafasha gute kugira ngo babone ikarita yanyu, kubera yuko nimba abenshi baza muri bino bitaramo ni urubyiruko, mubafasha iki cyangwa se murateganya iki gufasha urubyiruko kugira ngo nabo aya makarita bayabone kugira ngo bijye biborohera kuza kwinjira babonye iyo pourcentage. Ikindi kibazo nanone mbabaza ni inshuro nyinshi abahanzi bategura ibitaramo hariya muri BK Arena, ariko se tukabonamo abacuruzi bagiye batandukanye, hari amaresitora atanga ibyo kurya, hari abacuruzi ibyo kunywa. Umuhanzi wateguyemo igitaramo muri BK Arena usibye kuba yishyuwe wenda na kampani runaka iba yamutumiye, ese ari amaresitora barimo hariya ari bucururize kandi baracururiza ku izina rye? Wenda mumfashe mvuge gutya, abamotari muri rusange abenshi bambara amajire ya Airtel, ntabwo bazi wenda uburyo inyungu zabo bazibona. Ese umuhanzi muri BK Arena muri ariya maresitora iyo ari gucuruza kandi ari umuhanzi waje gucurangira abanyarwanda ibihangano bye, yunguka ate kuri ariya maresitora? Ese we mumugenera iki kugira ngo wenda n'abantu bari hano tubimenye, kuko ni benshi bajya babyibaza. Umuhanzi yunguka ate kuri iriya hamburger ibitanzwe muri resitora kandi yaje gucururiza ku izina rye kandi yaje muri BK Arena yabishyuye? Nka Mbonyi nihagira hamburger iri gucuruzwemo hariya, we araza kuyungukira he kandi aza muri BK Arena yabishyuye? Bigenda gute? Murakoze cyane, reka dusubire ibyo ngibyo hanyuma tugane ku musozo. Thank you, Amy, for your question. You asked if we are thinking of a brand ambassador for Coca-Cola. I think we are really good at communicating. In due time, we'll definitely make sure that we communicate that. But that's a brilliant idea, and thank you for your question. Thank you. ku bufatanye na gospel ntabwo ari ubwa mbere kandi buzahoraho, tuzaba dufatanye. Nanjye ni umukristo ariko mfite aho nsengera kamera, urabona nkorana n'amacaca atandukanye, sinjya ariko ni umukristo. Ikindi hari icyo babajije, niba hazaba harimo ibyo kunywa agasembuye. Muri iki gitaramo nta nzoga zirimo kubera imyumvire n'imyizerere ya n'igitaramo bivuga ngo tugomba kubyubahiriza 100%. Icyifuzo cye ko ni event ye bigomba kugenda uko abishaka. Nta nzoga zirimo, hazaba harimo ibyo kunywa bindi, ariko nta nzoga tuzaba dufitemo. ibyo nibuka batuje kujyanye n'ibiciro, nibaje gutekereza ku banyeshuri. Niyo mpamvu concert twayigize nta giciro twashyizeho kidasanzwe, twagize kwinjira kuri 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Urumva rero twagerageje kureba mu mpande zose. Abanyeshuri ndibaza ko bafitinga muri hanze 5,000. Ni intebe, naho ku bana batoya uticara nta mpamvu ntabwo yishyura. Umwana mutoya bashobora gufata nta kibazo. Ni intebe umuntu yishyura, ntabwo yishyura gusa nibaza. Ikindi bambajije ku bijyanye n'ibiri n'amarepisode. Iki kintu reka nabisobanure neza. Ubusanzwe mwarabivuga indirimbo zanjye kenshi aba ama live recording. Njyewe nkunda gusharinga moment tuba twagize turikodinga za ndirimbo.
it's not studio version. Hari studio version ariko hakaba n'igihe twataramye. Iyo twataramye dushobora kuririmba refe twakarimba inshuro tukarimba inshuro 8. Niyo mpamvu indirimbo iba ndende ariko yanditse ubwayo ni akarimbo kagufi cyane. Niyo mpamvu iba ndende ariko igitekerezo cyiza wampaye nanabitangiye kujya nkora iyo live version yo ku ma platform ya digital naho ukora radio version. Iyo rwose ndabisaba imbabazi ko ntabitekereje mbere ariko guhera ubu indirimbo yose nzajya nyikora studio version. Murakoze cyane. Ikindi wambajije itariki, ikibazo cy'itariki kuri Noheli, twahisemo Noheli kubera ko twabonye ari umunsi ufite igisobanuro ku bemera Kristo. Ni umunsi ufite igisobanuro cyimbitse. Rero ndavuga ngo kubera iki abantu batahura n'amafamiye bakajya gusenga bagasangira, noneho mu mugoroba sinzi ko mwabonye abantu benshi hari igihe bajya mu gusangira n'undi mugoroba bose bakarebana bakabura n'aho bajya, ukabona babuze aho, ukabona Noheli baye n'indi minsi yose. So nifuzaga ko iza kuba ari Noheli special, bakore gahunda zindi zose nibarangiza baze dusoreze noneho igitaramo muri arena. Niyo mpamvu twayisemera tariki. Ukaba watumye ko impungenge twe ntazo dufite turizera Imana ko abantu bazaza izabatumira kandi barimo barabitwereka ko bazaza. Sinzi umuntu wabaje ikibazo ngo cyo kuba kutaramangiye rimwe ndibaza ahangaha hafi yanjye bisa neza uko ikibazo sinamenye. ariko buriya niba atari gukibuka bagisubiza. Reka ngisimbuke. Mbese nta mpungenge dufite ko amatike ashobora kuba make. Sinzi kwitwajyaho ariko byaba ari byiza abantu baje tukuzura gasare tugatarama zabarumisha ugasanga amatike abaye make ngo ubutaha twazabura ukundi twongera amatike. Ikindi ikibazo ndakibutse bamfashije cyo kuba ngiye gutarama njyenyine. Nifuzaga ko abantu nibaza mu gitaramo baza kubw'impamvu imwe yabazanye ari ukumva ibyo Imana yashyize ku mutima. Akenshi nabisobanuye kare, hari ukuntu dutegura ibitaramo ugasanga turi guha umwanya abatumirwa kuruta niyo dutegura igitaramo. Usanga uri iminota 30 abandi bakoresha amasaha 3. Umuntu waje kukumviriza yarushye mu mutwe, yarushye guhagarara, yasaraye, ntabwo akiri kumva uburyohe bw'ibyo bigiye gutanga. Nifuzaga ko ntangi igitaramo anagisoma ngatarera mu mwanya uhagije rwose. Niyo ndirimbo basaba zose nshobora kuzibaririmba. Urangira bambaye ikintu murakoze cyane. Icyanyuma kijyanye no gutinda kwishyura ibyavuye mu matike. Ngira ngo mwese kuri isoko ryo mu Rwanda umuziki ujyanye no kugura amatike online ni ibintu bitangiye vuba. Mbere habagaho kugura amatike ku muryango afatika. So nitwe n'abanzi bake twatangije ubwo buryo. So hagiye n'abamo inzitizi zitandukanye. Amabara y'izikuri umuntu muri dike ushyiraho uburyo butandukanye kwishyura ukoresheje internet cyangwa se muri website cyangwa se ukoresheje ikarita ya banki cyangwa ukoresheje ubundi buryo butandukanye. So rero tugenda tubibuza amavugurura yakozwe ubu ntabwo bigica mu nzira nyinshi kugira amafaranga agere kumuha ku bategura igitaramo, bisigaye biba uburyo bworoshye ku buryo bitegura. So ndibwira ko bitewe n'imvugo twakoze hari impinduka zabaye kandi hazakorwa kubaho n'izindi bizatuma abantu boroherwa n'iki kibazo gake kukabura. Barakoze cyane abavandimwe, ariko mbere yuko dushyira akadomo kuri iki kiganiro n'itangazamakuru mu gihe abo muri bikaba gifite iyi mikrofone yifuje ko badusobanurira kuri hashtag ya December. Ni hashtag imaze kugaragara mu ma event atandukanye. Ihagarariye iki, twitega iki mbere yuko uyu mwaka neza urangira muri BK Arena. Hanyuma kuri Israel Mbonyi, ubutumwa bwe buraza kuba ubuhe mu banyarwanda muri rusange, ndetse n'ubutumwa buri buze gufasha kuzamura abakiri bato bakunda mu by'ukuri ibihangano byo kuramya no guhimbaza Imana. Murakoze cyane. Navuga ko intego ari yayindi, BK Arena ni iyawe, ni iy'abanyarwanda.
binyuze muri gukoresha bike ari na debate card ariko mvuze gutyo yarabaje ijyanye na December ni series cyangwa se mu rwunge rw'ibitaramo byateguwe muri bike arena abantu bose bazidagaduriramo so rero twabiteguye kandi tunoroshya n'abakonohereza ababitegura kugira ngo babone bike arena mu buryo bubahemukiye bitabagoye babona n'inyungu nyinshi nk'uko mwahoze ubivuga nuko twabiteguye kandi n'umuhirwe mwinshi tugiye gutaramana na Israel Mbere ko mu mwanya twibwira ko bizagenda neza kandi abanyarwanda cyane cyane abakristo bazajya muri iki gitaramo ndetse n'abagomba wa polisi yakoze. murakoze. ubutumwa bwanjye ku bakunzi mugemura n'abanyarwanda muri rusange ni ukubatumira cyambere no kubashimira kubera ko barazirikana neza yabo kuri minisitiri ku cyo Imana yashyize ku mutima buri Imana yampamagariye natangiranye nabo muri 2015 bashyigikira narabibonye hari hakurya 2017 ndababona muri uyu mwaka ndabakeneye bazaze utarame bongere banyere ku rukundo nk'uko bahora babikora. Ikindi nababwira ni uko ibintu uburyo tuzataramamo mu buryo nanjye sinabikora mu ngano bizabibaye. It will be totally new experience. Ni ibintu bidasanzwe nabo batigeze babona neza ko nta naho birakorwa bizaba ari byiza cyane kuko twabiteguye twashyizemo imbaraga zishoboka. Ikindi kirenzeho uko turi kumwe n'Imana yadushyigikiye irimo iratwigisha byinshi byiza. Mbona no gushimira ERP na Coca-Cola ndetse na BK Arena ku bufatanye bwiza twagiranye mu gutegura n'abanyamakuru muri rusange. Imana ibahomisha cyane sinabona icyo bitura benshi muri mwe mucuranga indirimbo zacu tutabizi mwandikira kuri twebwe mukatuvuga henshi hatandukanye mukatuvuga neza ni ukuri ni support umuntu ataragura amafaranga. So I appreciate personally yewe ndashima cyane buri muntu wese wagize uruhare mu rugendo rwanjye rwa muzika kugeza uyu munsi. Ndashima Imana cyane. Ni gakeya njya mbona n'abantu batarabemera Imana batarabemera Kristo bumva indirimbo zanjye byose nkabizi mu Rwanda. Rero Imana ibahomisha ndabatumiye abanyarwanda mu gihugu dutarame bizaba ari umunsi udasanzwe kandi tuzasoza noheli turi imbere byiza cyane. icyo wishimira cyafasha abakiri bato cyangwa motivating abakiri bato muri uyu muziki? Icyo nishimira ni uko nabisobanukiwe neza ko mu kantu gato Imana yadushyize ku mutima gashobora kuguhera umugisha mu buzima bwawe bwose. Rero ikintu Imana yaguhaye ikagushyira ku mutima uzajya ugikora wishima unezerewe. Birashoboka kuba ariyo breakthrough yawe, ari icyo Imana yaguhaye ngo kizakubere itara ryawe rya buri gihe kugeza urangije ubuzima bwawe. Birashoboka rero ikintu cyose yaba impano yaba akantu gato Imana yaguhaye kari ku mutima uzajya ugakoresha unezerewe wishimye ko wasanga kuba kari kukazakugeza ahantu udashobora gutekereza. Arakoze cyane Israel Mbonyi, bakoze cyane EAP, bakoze cyane BK Arena, bakoze cyane abavandimwe muri Coca-Cola.